Alright, twagarutse mu karirimbo gasobanura ku uyu munsi wa Kise The Blinding, right? Umuhanzi bamwise The Weeknd. Hanyuma rero sasa kora subscribe. Ubundi twatwike neza haneza cyane twagiye sasa. Nagerageje kubona guhamagara. Nukuri nabaye njye nyine igihe kirekire. Ahari wanyere kuko bakunda. Ahari ushobora kuba wanyere kuko bakunda rwose. Niteguye kuri ibintu byose. Nta nubwo ugomba gukora ibirenze. Ushobora kunyere kuko ngukoraho gusa. Mukunzi wanjye iyo kareba. Ikirere kirakonje kandi nta muntu urimo. Nta nuhari ngacira urubanza. Simbasha kubona neza iyo utari kumwe nanjye. Naravuze ndimo ndahumwa amaso n'urumuri. Sinshobora gusinzira kugeza numvishe inkozeho byibuze. Yo ati naravuze ngo ndimo ndagenda ndohama mu ijoro. Iyo meze uku nguku wowe wenyine banizera ko wantunganya pe. Alright, The Weeknd atubwira ngo blinding, right, cyangwa se urumuri ruhuma amaso. Akanagasobanura place kuri YouTube na TikTok na Instagram. Swagiye iki kirimo kiranshirana rwose kubera ko izuba ririmo riramurika cyane. Reka nihutisha urugendo umukunzi iyo ikirere kirakonje kandi nta muntu urimo. Nta nuhari ngacira urubanza. Gusa sinshobora kureba neza igihe wagiye yo. Ati nahumwe n'urumuri. Simbasha kureba neza. Kugeza mbonye inkozeho. Ati ndimo ndagenda ndohama mu ijoro. Iyo meze uku nguku ati niwe wenyine mba nizera ukumbi. Iyo umva magambo. Ati sinzegera nkureka ngo ugende. Ati icyo sinakureke. Sinaravuze ngo ndimo ndagenda ndohamishwa n'urumuri rwawe. Ati simbasha kureba neza. Ati sinzira kuva ukoseho rwose. Alright, subscribe nagasobanure please. Niho honyine wakuri ibyo bisobanuye mu Kinyarwanda, ubusobanuro bwimbitse kandi bwa nyabwo ndetse ku gihe. Icyifuzo cyawe rero itegeko kuri twebwe, ariko nawe ugenda ukore subscribe kuri YouTube, ukore follow kuri TikTok na follow kuri Instagram. Hanyuma vuba aha muraza kubona na website. Ati ndimo ndagenda mu mwaso n'urumuri rwawe. Ati sinshobora gusinzira neza kugeza unkozeho nkakumva.